iri ni itorero rya none n'ahazaza, kandi uyu ni umurimo utangije muri iki gihugu no kuri uyu mugabane no mu isi yose. Andi mazina yose azakurikiraho kuri aya ngaya ni amazina azakomera y'ibihangange. Mwese nimuvuge ngo haleluya, haleluya. Yesu, urakoze Yesu, ko nyuma yaha tuzagomya kuramya no guhimbaza izina ryawe, icyubahiro kibi cyawe. Shima Imana muri kino gitondo ko itugejeje aha ngaha. Ntekereza ko umugambi w'Imana ibintu byo byari birimo ko uyu munsi tuza kuba duteraniye hano. Rero ni igikorwa kidasanzwe, ko ni igikorwa ijuru ritegeka kandi ni igikorwa cy'umwuka. Ntabwo ari ibintu by'umubiri ngo mbona hari abarimo bugatswe, ntabwo kituzanye, ahubwo tuje gukora kimwe mu byo bita gusohoza. Rero nagira ngo uretse kuba duherekeje, ariko nagira ngo twese umutima wacu n'ibitekerezo tubyerekeze kuri iki kintu, cyane ko no mu nshingano Imana yaduhaye umuntu wese nubwo utabatiza, ariko nibura uba ukwiye guharanira kuzana umuntu ubatizwa. Ubwo rero murumva ko iyo turi hano turimo kugira Imana ngo icyo yadutegetse turagikoze, ubwo utaragikoze nyine nawe udashobora kugikora, nawe agatekereza ngo ngewe nazanye bangahe bashobora kugera ku rwego rwo kugira ngo babatizwe. Nagira ngo rero dufatanye d'abord dusabe mama Zabe abanza asenge, niturangiza turaririmbana indirimbo 23 yavuga ngo umunsi mwiza nibuka nubona kwemera. Hanyuma umwanya pasiteri arimo ugiye kureba igikorwa cyo kubatizwa, ntabwo ari umuhango. Ugiye kuba kino gikorwa cy'umubatizo, reka mumaze abanza asenga. Agushimiye Imana yacu, dushimiye ko wadukunze ugatanga Kristo ku musaraba. Ibyo byose igikorwa yakoze nicyo kiduteranirije aha ngaha. Tuje ubwa bene data baje gusohoza gukiranuka kose kugira ngo bagere ikirenge mu cya Kristo. Turanezerewe kandi gahunda turayigushimiye. Ibintu bane natwe dukomeze wamamare mu mitima yacu no muri iki gihugu turimo no mu bindi bihugu, mu izina rya Kristo Yesu. Haleluya, 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 haleluya. Reka dushimire Imana twizamuye amaboko ko twaramutse amahoro. Imana yacu ihimbazwe. Nk'uko tubiziranyeho, dufite umunsi mukuru hano. Ni umunsi mukuru usanzwe uzwi umenyerewe, ariko ku bwacu ntusanzwe no ku bw'abagiye gukorerwa igikorwa cyo kubatizwa nabo ntabwo usanzwe. Rero birashimisha cyane kandi biranezeza cyane, ariko by'umwihariko ku ruhande rw'abanyetorero, kuko ni umwanya tuba tubonye wo kongera gutekereza no kwibuka no kwibwira no kwerekana abo turi bo. Uretse hano k'uyu mugabane wenda hariho umwihariko, ariko murabizi ko mu bindi bihugu by'iwacu ibintu biba birenze uko dutekereza. ariko nanone kubw'uyu mugabane nanone birenze uko dutekereza. Imana ishimwe cyane. Ndashaka gusoma umurongo umwe wo mu gitabo cy'Abaroma
cyangwa mu rwandiko rwandikiwe Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 6 ni umurongo wa 4 wonyine nkeneye, hanyuma nk'umurongo ugiye kudufasha, ugiye kutuyobora muri iki gikorwa gusa, ntabwo ari iyindi nyigisho yateguwe, ni umurongo wo kutuyobora muri iki gikorwa gusa, kugira ngo natwe ariko twibukiranye, natwe uko tugira ibintu twibuka muri makeya. Reka dusome rero, ariko reka mbere ku murongo wa mbere, nubwo uwo nkeneye ari uwa 4. Haranditse ngo nuko tuvuga iki, tugumye gukora ibyaha ngo ubuntu busage ntibikabeho. Mbese twebwe abapfuye ku byaha twakomeza kuramira muri byo dute? Ntimuzi yuko twese ababatirijwe muri Yesu Kristo twabatirijwe no mu rupfu rwe? Wa murongo wa 4 rero, nuko rero kubw'umubatizo twahambanywe nawe mu rupfu rwe. Umurongo uryoshye cyane, kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data wa twese, aba ariko natwe tugendera mu bugingo bushya. Iyo kiba nk'igiterane bamise mbateresha haleluya nyinshi, hanyuma nkabakoresha imyitozo idasanzwe. Uyu murongo muwibikeho, uraryoshye cyane, nuza kugera mu rugo uze kuwusoma uwutekerezaho neza. Ariko reka nkuvuge utuntu tungahe turyoshye cyane. Yesu aheruka inaha muri 30 nyuma ye, kuko tubara duheriye. Yesu yavutse mbere yo kuvuka kwe, ni ukuvuga ngo iyo tubara igihe yabayeho, ariko yarariho. Ndavuga mu buryo bw'umuntu, no mu buryo bw'umuntu birimo urujijo. Yabayeho mbere yo kubaho, kuko dutangira tubara 1 2 kugera muri 2025 ko yavutse mbere ya 1. Ni ukuvuga ngo niyo mpamvu nkoresheje iyo mvugo yavutse mbere yo kuvuka kwe. Yavutse mbere yo kuvuka kwe, kandi yabayeho mbere kera isi itaraba, wagiye no kuvuka avuka mbere yo kuvuka kwe. Hanyuma ibi byabaye ryari? Reka mpite nza hafi cyane, nere kujya kure bitanantwara. Hari igihe bihita bijyana umuntu nk'umuntu utazi koga, haraho urenga ukagenda ntugaruke mu mazi. Reka mpite ngaruka hino cyane. Yesu ibi byabaye ryari? Yaraje aravuka akora umurimo, hanyuma aza kugera igihe cyo gupfa. Yesu yapfuye ryari? Yesu yapfuye ku itariki 7 z'ukwezi kwa 4 mu mwaka wa 30. Yego, hari kwa 5. Hanyuma Bibiliya hari ikivuze hano rero. Mwumve uburyo yavuze ngo nuko kubw'umubatizo twahambanywe nawe mu rupfu rwe. Hanyuma ku izo tariki 7 z'umwaka wa 30 niho Yesu yapfuye. Natwe rero icyo gihe, nuko niba twarapfanye nawe, twapfuye ku itariki 7 z'ukwezi kwa 4 mu mwaka wa 30. Ubwo urumva nta nubwo ubu tubaho tutari imirambo, twarenze imirambo, turenga kunuka, turapfa, turabora, duhinduka ikindi. Tumaze imyaka 1995 dupfuye, tutariho. Ubu hari abantu batekereza ko abakirisi ari abantu, mu by'ukuri tumeze nk'abantu. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo nubwo tugenda tumeze nk'abantu, abantu bagatekereza ko dukazokana nawe. Umurimo wanyu w'uyu munsi, akazi dufite nako kugendera mu bugingo bushya gusa. Turi abantu bashya batariho, mbese nta Imana ishimwe. Aba bana mubona hano twaraganiriye, twakoze inyigisho nyinshi cyane, twaraganiriye bihagije, bishimishije, bafite ibyuzuye kugira ngo umuntu abagirire icyizere. Ariko ndagira ngo mbabwirire hamwe, ubu igikorwa ngiye kubakorera ni icyo kubashyingura, kuko ubu iyi ni imirambo.
ariko ni igikorwa kibera icyarimwe no guhita bazuka. ubu aho ngiye kubajyana ubu bari kubabwira ngo twebwe nimwongere kutubona nk'abantu bazima, ubu turi mirambo pastor agiye kuduhamba. Ni intashyo barahita banazitanga, bagiye kubaha intashyo bavuga bati tuzahurirayo. Ariko muri rya jambo baranahita bazukira kwishimira ubugingo bushya. No kuvuga ngo kumanuka mu mazi barashyinguwe, arazamutse arazutse. Niyo mpamvu iyo amanuka murarira, namuzamura mugahita musara mwese mukavuza induru mugasakuza ko umuntu azutse. Basubwo barabyumvisera. Niyo mpamvu mu mubatizo abantu barakurikira cyane, ntawe urangara mu mubatizo. Iyo umanuye umuntu ako kanya uhiturira, ariko ni nko gukubita umwana ugahita umuhereza n'umugati. Ese ubwo ararira cyangwa uyoberwa mu maso ikimubaye? Nicyo muba muri gukora gusa. Imana ishimwe. Iyi mirambo rero ngiye kuyishyingura nk'uko umwami wacu byagenze, ariko izukire muri we. Ni ikimenyetso cy'uko ubu ntibakire ba bandi bari bazwi, ni abandi bandi bagiye kubaho mu bundi buzima. Imana iduhana umugisha cyane. Ni iryo jambo numvaga nifuza ko ryayobora iki gikorwa tugiye gukora hano. Imana ibaha umugisha. Reka nsabe pastori rero umuvandimwe wanjye asenga Imana kugira ngo nkomeze uyu muhango. Murakoze cyane. Oya mama mwase. Mana turagushimye turaguhimbaje, uri Imana nziza, uri Imana ikomeye kandi Imana isumba byose. Haleluya. Akanya nk'aka turakunezerewe nanone ko Uwiteka Imana udukoreye imirimo n'ibitangaza, ukaba wongeye kutwibutsa hari ibyo twibukije Uwiteka Imana ikomeye databuja wera. Urupfu no kuzuka bw'umwana wawe Yesu Kristo, turagushimye turaguhimbaje. Ngaba abana bagiye kugera ikirenge mu cyawe, turabasengeye mu izina ryawe Yesu Kristo databuja wera. Umwuka wera be kuri bo, kandi dusengeye aya mazi kugira ngo Uwiteka Imana ikomeye, Imana isumba byose uyahindure. Ubwo bayinjira mu Uwiteka Imana ikomeye databuja wera, babera umugisha mu izina ryawe Yesu Kristo. Kandi dusengeye umukozi wawe ugiye kumara akanya akora uyu muhango wera, mu izina reka umushyigikire, kandi Uwiteka Imana ikomeye, Imana isumba byose. Uyu munsi tubera urwibutso, haba kuri aba bantu babera urwibutso, ku babyeyi babera urwibutso, ku itorero tubera urwibutso, ku miryango tubera urwibutso. Ndagushimye ndaguhimbaje ko ugiye kubana natwe, ukabana n'umukozi wawe, ukabana n'abigiye kubatizwa. Tubisabye cyo mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Sama. Segura gutera karirimbo nako. Wewe aje kureba. Hari kuri. Sigue inkweto. Aje kurya n'umugeni wamwereye, azanye imyambaro y'umugeni, ariyo mirimo yo gukiranuka. Mugeni wa Yesu itegure, ari hafi yo kuza kutujyana. Mushiki wacu iby'amatwara Tetero, ubwo ubuhamya bwawe bwo kwihana ibyaha byawe ukizera umwami Yesu Kristo, nanjye ndakubatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Amen. Mushiki wacu iby'amatwara Teta, ubwo ubuhamya bwawe bwo kwihana ibyaha byawe ukizera umwami Yesu Kristo, nanjye ndakubatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Amen.
amen. Kibaye uyu mwanya kuri Teta na Tetero, iki ni ikimenyetso gikomeye cy'abantu benshi bagiye gukurikira aba bana. Haleluya. Ni ikimenyetso gikomeye cy'abagabo bagiye gukurikiraho, ni ikimenyetso gikomeye cy'abamama bagiye gukurikiraho, ni ikimenyetso cy'abasore benshi n'abakobwa bagiye gukurikiraho. Ngushimiye ubugingo bw'aba bana, izi ni imbuto zitewe uyu mwanya. Ndagushimiye ko ijwi ryaba rizagera kure cyane, ndagushimiye ko ijwi ryaba rizagera kure cyane, kandi ndagushimiye ko ijwi ryaba rizazana benshi cyane. Ubugingo bwabo burindirwe muri wowe, kandi iyi mibereho mishya batangiye y'urugendo rwa gikirisitu ibitandukanye kure cyane n'imyumvire y'abubu, ahubwo umwuka wera mwinshi, imbaraga nyinshi z'umwuka wera nyinshi, ubushobozi no gukora by'Imana byinshi bibe kuri bo uhereye none ukagiza iteka ryose, ubwo uzahishurwa maze bakazazamuka bakagusanganira mu bicu. Haleluya. Iri ni itorero rya none n'ahazaza, kandi uyu ni umurimo utangije muri iki gihugu no kuri uyu mugabane no mu isi yose. Andi mazina yose azakurikiraho kuri aya ngaya ni amazina azakomera y'ibihangange. Mwese nimuvuge ngo haleluya. Haleluya. Yesu, urakoze Yesu, ko nyuma yaha tuzagomya kuramya no guhimbaza izina ryawe, icyubahiro kibi cyawe. Uko niko dusenze dushima izina rya Kristo umwana w'Imana. Amen. 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 Dukomere Imana amashyi. Reka dushime Imana ko kino gikorwa kigenze neza. Ntabwo twagenda gutya ko twatangiye kwiyambaza Imana, kandi turashima Imana ko ibaye natwe muri uyu mwanya. Reka dusabe Papa Berita asenga Imana kugira ngo Mana nziza, turagushimira ko uri Imana igira neza, kandi uri Imana yumva amasengesho. Igikorwa cy'uyu munsi cyarasengewe Mana, kandi wagira umugisha. Wumvise rero gusenga kwacu, niyo mpamvu rero aba bana Mana babaye abantu bakuru kubera ko bagiye kugera ikirenge mu cyawe. Kandi tugushimiye yuko uyu munsi wateguye ari nawo utegurira abera bose. Nuko rero gahunda zose na porogaramu zigiye gukurikiraho zezwe nawe. Dusabye mwuka wera ngo agumye kubana natwe kandi atuyobore muri byose. Nukuri Imana, abageze hano n'abatahageze abo bose ubaha umugisha. Ariko by'umwihariko tukuragije databuja urubyiruko, abatoya, mu buryo bwo kukugana no kukumenya no gusobanukirwa, kujya ubakuza ukaturinganiza, maze Mana tukazanaba iwawe akaramata iteka ryose. Cyose bitukwizeye mu izina rya Data twese Imana.